twari dufite inka nyinshi n'amahene menshi n'intama nyinshi. Twahunikaga ibishimbo mu kigega kinini, imitiba igakikiza uruhande rw'inzu, akiza abantu benshi kuko muri Rudakangwa ari we wari ukize mu bantu bose. Hakiriye abantu ntazi, nagiye kumenya ubwenge nsanga iwacu hariho utuzu twinshi tw'abo yakijije. Gusa imwe mwari mufite inzu imeze gute? Twari dufite inzu nini yagiraga umuryango ucuramye, za zindi za kera z'inyarwanda, ariko ikaba nini. Waba uri mu nzu wavuga abo hanze ntibakumve. Sema imbere hari harimo ibyuma, hari harimo ibisiga byubatse by'imbingo, tugakingisha urugi rw'imigano. Naho mo imbere mu ibyumba ntabwo byabaga bikinze? Twakingagamo ibirago ku miryango yacu. Mukarara muki? Ibirago by'amabara, twararaga mu birago. Hari ibyo twiyoroshe, ikindi tucisasiye. Ubwo hari ahagana he? Bwari butuye ahagana he? Hari butuye ahitwa umusozi wa Mbwe. Umusozi wa Mbwe uri mu kahe karere? Musanze mu karere ka Musanze. Hari muri Ruhondo kera. Ubundi haracari muri Ruhondo. Tangira twibwira noneho amazina yawe. Iki? Twibwira amazina yawe. Nitwa Nzabiwama. Ryonyine? Mariya Makurata. Mariya Makurata. Ukaba ufite imyaka ingahe? Yavutse muri 35. 36. 36. 36. Banavutse. Ubwo hari ku ngoma yande? Kandi ubwo ari kuvuga kuri yango ndi kumwumva. Hari ku ngoma yande? Ku ngoma yande? Ya Rudahigwa. Rudahigwa? Atubwira ibyo byerekeye kuri Rudahigwa rero. Wari umuzi hiki? Yari mu ntoki. Ngo mbese Rudahigwa wari umuzi hiki? Rudahigwa wari umuzi hiki? Ntacyo nari muze kuko nari umwana. Aho mbizi. Ntabwo wize? Uretse ntabwo wize? Nari agacuke. Ntabwo wize? Ndabona nize umugoroba. Gusa mwatekaga mu? Twatekaga mu nkono y'ikinyarwanda. Bagakora amasamo n'umutsima? Hari inkono yakoraga umutsima. Hari inkono yakoraga umutsima. None se mwari murabona bangahe mu rugo? Data yari afite abagore 3. Mama yatubyaye turi bane. Rero wari umugore muto. Abyara abakobwa 2 n'abahungu 2, umwe arapfa. Hasigara umwe n'ubundi niwe uhari. Niwe bita nde? Bamwita nde? Yitwa Ntamaramiro. Ntamaramiro. Karisiti. Atuye aho bavuye? Atuye he? Aho navutse. Umukobwa wari unkurikira yarapfuye. Niwe ejo bundi bahambye umugabo we. Tubwire rero ko wakuze, uko washatse. Tubwire nyine nk'uri kutubwira abana wabyaye, abuzukuru byose. Yego. Nabyaye abakobwa bafite 4, abandi abambere namaze kubyara. Tubwire uko wakuze, uko byabaga bimeze mukiri abakobwa, uko washatse, uko wahuye n'umwashakanye. Ibyo mwambaraga muri inkumi? Ibyo mwambaraga muri inkumi. Bambaraga story ya kera. Bambaraga impu. Ariko njyewe nta ruhu nigeze narwambaye umunsi gumwe. Ndi kurira ngo abandi bafite impu bambaye z'imikani. Ubwo njyewe ntaho narwambaye cyane kuko papa yankundaga, yanguriye umwenda wundodesherezamo ikanzu. Nta ruhu nambaye iminsi. Ubwo yaransabishije, amaze kunsabisha, amaze gushingira abandi bakobwa bakuru, jewe bansaba nyuma. Ubwo bamaze kunsaba barapfuye.
ubwo nsigara tudusabishwa na data wacu. Igihe kiragera rero baranshingira muri 1956. Mwagendaga mu modoka Twagendaga ku maguru, cyangwa baraguhetse? banshyira mu ngo, twavuye i Rwaza tugeze kuri Mukinga mpura n'ingobyi ije kumpeka, arampeka baranjana. Sohorera mu kazu kangana n'urwara, kangana na guriya musarani. Naranga mukingurira ndi ku buriri. Uburiri iki? Ugakora ku muryango uri ku buriri? Hari hariho urugi? Hari hariho urugi. Sinagiye mu majambere bw'inzugi se. N'imyenda. Nuko burabyaye. ubundi mu buzima bwa gikobwa bwanyu niki cyari cyiganjemo cyane? Cyari kiganje kutaganira n'abahungu. Ntabwo byari byemewe ko uhura n'umuhungu se? Yanjanye atanze. Uretse kuko yambonaga tugiye gusenga. Ariko ndi kwihisha. Ndi kwihisha ngatambona nkagira ubwoba. None ubwo wenda tuvuga urugero mu myaka yanyu yose mwabagaho, ubwo wenda tuvuge nk'iby'iki gihe abanyeshuri bajya ku ishuri bakagira ute bagakora ibyahe n'ibyahehe, ubwo mu myaka yanyu yose mwakoraga iki ko mutabaga muri kwiga? Iyo myaka naje kwiga i Rwaza, ariko umukobwa yagera nka saa 11 atari yagera mu rugo bagafata inkoni bakamukubita. Wawozeye Igihe utagiye kwiga mu rugo mwabaga muri gukora? turi guhinga Gusa mu bakungu, turi guhinga, turi kuboha ibirago. Umukobwa akabyuka kare. Nta mukobwa iwabo babyukaga akiryamye. Abaraboha bakaja kuzana amazi, abarakondora imbuga, bakakondora saa 11 bakaba bari gukondora. Ababyeyi babyuka bagasanga barangije gukondora, abandi bari kurambura ibirago bavuye ku mugezi bari kuboha. Niko mukoro twakoraga. Ubwo tukagira iminsi yo kuboha, tukagira n'iyo guhinga. Twahingaga na kure muri Kabuye, amashaza tugahunikayo ibigega cy'amashaza. Kenshi mbese ubwo twaba tutagiye guhinga nk'ayo mashaza, tukaba turi guhinga ibijumba. Umwana ungana urwara nkandera, umwana ungana nk'uriya mukobwa watuye, bakaja kumwigisha gutera imigozi. Bakaja barakubita isuka, ukaguha umugozi ca kabiri uwushyiramo ubutaka ukawushyiramo, bakakwigisha gutera ibishimbo. Nta kwaba abana bari guteta b'iki gihe, nta mwana watekaga icyo gihe iwacu. Yashaka kumukora ati ngwino uje kwiga guhinga, ngwino uje kwiga gutera imigozi. Ukaje uricara uruhande rw'aho bari gutera imigozi, bari kukwereka uko imigozi bayishiragayo, uko bayicaga kabiri, bari kongera kuyifatanya. Ibyo nabonaga turi gukora. Nese kera mwatekaga igikoma, hanga mwinyweraga amata gusa? Twatekaga igikoma cy'ingano. Twahingaga ingano nyinshi, ntabwo twabaga tubateka rimwe na rimwe, ni ingano twabaga dushaka. Amayoga gabaga gagiye ko gatavagaho, papa ko yari umukungu cyane, kwinzoga yakurwagaho n'indi, ko yabonaga n'abantu bakundaga no kuza gucumbika. Inzoga zaba ziri ku rusenge agahamagara umuhungu ati ngwino ufungurira uyu muntu, bakaja kureba ko inzoga ishushe bakamuha. Mwataraga mu rwina ku rusenge, abakungu si batara mu rwina. Wari uzi kuja kureba inzoga? Wari uzi kuja kureba inzoga ku rusenge? Oya, ndaje kugira basi yari uza umusaza wanje yakoraga siki. Umusaza wanje niwe wajaga kuzireba. N'abagaragu babaga inzoga ariko. Nawe wabaga inzoga icyo gihe? Narayinywaka. Narorera kuyinywa se. Papa gacuma ke yahoraga gafashe, agahamagara, twari benshi cyane.
ntaryaga ihene nashingiwe nkiryaga kandi bitari byemewe kurya ihene. oya papa yari yararahiye ngo ahubwo abagore baramubwiraga ngo kwa abana bawe batejeje kurya ihene ngo ufite iminono uzabashingirana uzaba ukiyifite undi ati abana banjye nto bazava ku ihene ubwo nije yakundaga cyane ariko muri bose akampamagara kuko naryaga iyo nirobanuriye aho naryaga amara naryaga iri kwigufa gusa ubwo nkaja kurobanura iyo ndarya y'umuhore aho niyo wageze imaze gushingirwa bagusetse kurya ntaho naziriye nabonye amaboko atari kuzirya ndamwihorera iswa yagira ngo nindye nkanga ubwo naziriye bamaze kuntekesha nageze mu wanje yagira agatego bagesera umuhungu amubwiye ati yambwira ati warya ngo yego bagesera kwamba ngo none ngo iwabo baraziryaga ngo wakwirira amubwira nti twihorera gusa kuko twatekaga tumaze igihe kirekire twashingiwe natetse mfite inda ubwo bamaze kudutekesha rero aja kugura ndarya nongera kurya nk'uko naryaga iwacu kugeza ubu ngubu ntaho naziretse nta mukobwa wa papa washingiwe arekaga indura aretse inyama y'ihene. Ese byabagaho yuko umuntu arya ihene koko akamera ubwana? Byabagaho ibyo kubabuza kurya ihene barababuzaga nyine ngo bazabiki ko bazamera ubwabo none ko ntabwo wamera ko batubwira bwarambenze nese ntihariho abagabo batamera ku bwabo ariko bose ntawabumeze abagore babumeze ni uko baziriye. none se mu bami baciyeho hari umwe mwarigeze mubonana byibura amaso ku maso? Abami baciyeho ba kera abami wigeze ubona amaso ku maso? ntawe kereka nduza Habyarimana we nabonye amaso ku maso n'amaso abo bose ba mbere ntaho mbazi ndaho nababonye babaga ku Habyarimana na Kayibanda nibo nabonye. Abami warabumva kuri mutoya arabumvaga ariko numvaga Musinga niwe numvaga nawe ntuza ngo yari yubatse no bari bamwubakiye ingambi haraguru harya mu ndufe haraguru y'iwacu haraguru yo kwaca amagazi ariko rero sinamubonye nari umwana mutoya w'agacucu. Nizo ngambi nazibonye zarahasaziye. None kera abantu bose barasengaga bajaga mu misa n'umwe si bari abapagani gusa none bakoraga iki mu rugo nk'umunsi wo gusenga bahugiraga ibyo mu rugo no kuja kuraguza ahari ariko papa ntaho yaraguje yari yaranze kuraguza ariko yari yarabatije abagore nibo bajaga kuraguza yaterekeraga ntaho yarazi guterekera abagore nibo bajaga kuraguza abagore bakaza bakamwaka ihene rero buri mugore yari afite agamatungo akafata amatungo bakabaka avuye kuraguza bagaterekera abo bagore nibo baterekeraga papa yewe namenye ubwenge sinigeze kubona papa ari guterekera mama yarazi guterekera ahari harige nkwakuzi n'uriya guma niwe na Nyiramiro mukuru wa mama nibo bajanaga kari akarona katsi ese kugira ujye kubatizwa byageze utemwe kera watangiye kubatizwa amajambere gamaze kuza
bambujije bashaka gushaka ngo abanyeshuri bakaduhisha mu nzu ngo abazungu batazatujana bakirirwa badufungiye mu nzu abarimu baje kudushaka bakagenda tukabona kuja hanze nje kuja kwiga mu bigishwa padiri niwe wanjanye kuko icyo gihe bajaga gusura abaturage padiri uriya ntuza ni degere asanga twicaye ku muharuro iwacu hariyo umuharuro ariko barahatinyaga bagiraga ngo iwacu ni mu Batutsi noneho araza n'agakoni yagenderagaho twari twicaye turi benshi agakoni arakazana arakampereza kuko nije warushabutse kurusha abandi ubwo ndamukurikira nakagakoni ndi kukagenderaho mfashe ku rutugu bangejeje ku ishuri timbazaniye umwana ngaho ni mu mwandiki bahita banyandika gutya ngeze mu rugo mvuyeyo bamaze kunyandika bafata inkoni ngo iki gihe nari nagiye sinari najanye na padiri icyo gihe bari baje rero yararaga ku ishuri aho agiye gusura bukeye mu gitondo nsubirayo baranyirukana ndara mu kigega c'amasaka ene mama wankurikiraga abanzaniyemo uturyo ndaturya bukeye mu gitondo mbamo k'icyo gihe ndagenda nja kwiga nsanga bari ku muryango n'ikibando papa ati mundekere umwana uwo abazungu nibo bazamujana mu mureke ni ikivume c'abazungu ubwo niga gutyo ndabatizwa muri 55 byari ishuri ryo kubatizwa byari ishuri ryo kubatizwa bari bari kwigisha iyobokamana ariko bakabigisha no gusoma abakiri bato babigishaga gusoma ariko bose ntaho basomaga abakobwa b'inkumi ntaho basomaga njyewe nubwo nagiye ndi muto kigiye ufite nk'imyaka ingahe narafataga rero ufite nk'imyaka ingahe 55 55 nari mfite imyaka 17 17 nabatijwe mfite imyaka 17 nuko uza guhura rero n'umugabo ute aza kunsaba kuko nshaka kubanga haje rwaza nkirirwayo habayeho umuranga baje kundamba umuranga yari musanzire wa musaza wanje biriya mu mbatabata niwe wadanze utaziranye n'uwo mugiye kubana kugira ngo bambone rero baje kundambagiza nk'iminsi 3 papa akababwira ati muzagaruke nabakunze umukwe yakundaga rero ntaho wamwanze ngo akunde nawe ati umukwe wanje ndamukunze ubwo ari kubatereka bakirirwa bari kwinywera bambura bagataha ati muzagaruke gucumwero bagaruka gucumwero nabwo nibwomirirwaza ndabarambura ku kindi cyumweru cya gatatu niho bambonye imvura yaducundaguriye mu nzira nuko turaza none mama ati tugende uje kubanga nibura banga ubange nibura bakunda imvura iranyishe turaza ndi gushongwa ubwo niko gusanga baricaye bari kunywa uwo musaza wacu niko kuza ati akubura ikirago ngahereza amaboko mu kirago cyari muri saro ikirago baragikubita agikubita ngiriya musaza wanje yari intwari igisiga ndereya amaboko abakuru kuyahereza ni hereza data bukwe niwe namanje gukuramo niwe wari wicaye utari kumureba ari amaboko gusa ndi kugira nshyiramo ikirago ubuja kuramutsa isiko niho rwarinda yakubise ikirago kigira buri guhisha uwo mutwe se burimo ibibembe ndagenda ndamuramutsa ariko ngize nzi we
subira mu mbere ntibongeye kumbona kuva icyo gihe ari data bukwe hari umugabo baraturaga ntihagire umbona nuko bansaba nahuriraga nabo mu nzira nta mukobwa icyo gihe wahuraga n'abamusabye batuye ngo biyoberwe twava guhinga mu iriya rukiga twaba turahura kabwira abafanira nti shanti mfite ubwoba turahura n'abantu twagera harya mu kaguriro tugahura nabo gashaka iyo nari igitera ngaho ubwo nkabahitaho bari kuramukanya nabo ngabo nkakataza nkigendera nkarenga ubwo data buko bavuga ngo mbese uriya mukobwa turamukije n'uwandi uwo babaga bari ngerageza ati sindari wa mukobwa musabye ntaho umunsi gerageze we yashaka gushaka niyo ndi kubohera akansangayo nuko ati reka da ati ndamuzi se ubwo tukagenda bityo kurinda nashingiwe batankubise ijisho data buko atankubise ijisho amaboko yarazaga nkigira mu mbere nkaja kwiryanira ngabihorera maboko yambonye ari kuza guhagurutsa ndi kumuha ikirago cyo guhagurutsa ati uyu mukobwa yabaye iki yararwaye nagiraga ubwoba rero sinjye twabaga turahurira irwaza mu misa ubwoba bukanyitse igitima kigasimbuka naho si wagize si ngo hari nk'ubu aho hari nk'ubu itandukaniro ari irihe kuko ari umwidagaduro ari kukubaza uri kubona bitandukaniye nagira ngo bitandukaniye twagiraga ubwoba ariko rero nta wowe wagira ubwoba ku musozi n'isoni ubwo se uw'icyo gihe yaramburaga nk'uko akarambura amaso akakureba reba umukobwa icyo gihe nta mukobwa nka musaza we yazaga ngo amufate nk'ukuboko ngo amukinishe ati dore wimfatira umwana ntarenda gukina n'abasore kandi ari musaza musaza wose yamutwaye bose basaza bavuga baramutwara iki kwiki baramutwara iki ubuze ntacyo babatwaraga abakobwa bafatanya abo ukoze ko bari kugitwara ba nyina nkanswe bashiki babo nta mukobwa si ubu ngubu utungwaga na musaza we ubwo se ko umugabo ari gutunga umukobwa we musaza nje kukwereka umwarimu w'amatunzi iriya muganga nuko rero akimara kukugeza muri ka kazu gatoya akazu bubatse uwo munsi kari uwo munsi kari kubatse kuriya bakaja baraseseka mu rwanda n'amabuye nk'urwo rwego uri kureba hariya niko kari kubatse maze imbeho iranyica we uyu muntu papa wagize ngo nze aha hantu nta birago se wari wazanye byoroshye byabaye imigiti kubera ubukonje sinashanye se uburingiti nashingiranywe uburingiti n'imyenda 15 n'inkanda inkanda y'uruhu rw'inka ntaho nayambaye nagihaye mabukwe kisindambura iki kintu kaka kaje aracyambara yaragikenyeraga n'ibitare bari banyambitse ndabimuha by'amaboko n'iby'amaguru byose ndabimuha siko kera bavugaga ngo umugeni araza akicara ku bibero bya sebukwe na nyirabukwe nawe niko byagenze umukirisitu se ndabizi se aho ntaho babikora ku mukirisitu taba yagiye kwicara ku bya padiri se usibye ku batari abakirisitu byabagaho abapagani iwabo bicaraga ngaho mu muryango umukobwa akaza kwicara ngo kuri se ariko njyewe none
Eno nabibonye n'umwana. si bavuga ngo bicara ku bibero bya sebukwe na nyirabukwera. Ibyo ntumbizi. Ntabwo wigeze ubibona. Uzi kwicara ku bya base gusa. Isa yicaraga muri ruhande. Nyina isa yicaraga ngariya, nyina akicara ngaha. Yicaranye n'umugabo mbese nk'uko nguko yakwicara ngaha. Ubwo rero umukobwa ngo akaza akicara. Ko njyewe ntumbizi da. Nabo bashingiwe barabagane. Papa nta umukobwa yashingiye yari umupagane ni uriya Mukasimbunga. Uriya yize ari umugabo. Byiganye n'umugabo. Naniwe gusa. Ikintu nabonye ndi umwana kandi nuko umukobwa bagendaga bamutereye ku rutugu, abasore bagiye baramunywera inzoga nibo bamutereraga ku rutugu bakagenda bari kumwakukana. Byo narabibonye. Bamujanye. Bamushingiye. Atari mu ngobyi se. Oya ku rutugu gutya. Amaguru gakerera. Amaguru yombi hirya no hino. Kandi babaga bakenyeye impu. Babaga bakenyeye impu gusa. Hirya no hino nk'umwana batereye ku rutugu. Bakamushingira. Bamutwaye ku rutugu. None ariko hari imbere yawe. Imbere kera nkiri umwana mutoya. Nuko nabonaga bari kugenda bari kumwakukanwa harya kuriya muhanda go hakuno y'iwacu. Akenyeye uruhu yaje ku rutugu agakuba kanyeta agakubira hano akicara ku rutugu. Ababona arababonye kandi bambaye n'imihama. Ariko arabo mu muryango w'abasaza babo nibo bamuhekaga n'abandi basore banyweye kuri izo nzoga. Yamujana yamugeza nk'arinda akaja bagamutura akajamo. Kuki se batashakaga ingobyi? Ingobyi bazishatse ku bwacu. Kandi ninje uheruka kugenda mu ngobyi igihe kijaga kirasimburana n'ikindi. Abamukurikiye ntabwo bagize. Ntabwo bagenda bagiye ku maguru. Si mu ngobyi wumva gumeze utari umunyenga. Warasinzira ukaryama ugasinziramo waricaraga. No kwicara. Ariko njewe kuko nari mfite amasunzu maremare rero. Bagiye no ko ntwikira umwenda. Ndanga. Mumbisi. Abasunzu y'abadayina. Abagore bari bahari bankundaga. Koreka abantu bikire mu mutwe ndi mumbisi. Nta gisebe ndwaye. Kugira ngo amasunzu yawe bayabone. Kuko umutsatsi gutaryama nkagera nari kugerayo bagakuramo umwenda. Ugasanga imitsatsi yatendeye kuko umutsatsi wanje watendera. Ndi yangira rero. Asigera ya amasunzu ahagaze neza. Ari umusirimu. Ari umusirimu da. Nawe twajya mwambaraga. Cyagiye umukobwa wambaraga inkweto bamukubitaga abandi bakobwa bamukubitaga imihini ngo nindaye. Zari ziri hose. Ni zari zihari. Izabazunga abapadiri barazanye. Abakobwa bo mu Kivuruga nibo bazambaraga tukabiruka aho duhuriye rwasi. Mu Kivuruga barasirimutse none. Bivuze ngo umukobwa bamubonaga yambaye inkweto. Bamubonaga yambaye inkweto bakamwirukaho. Twahuriraga irwaza. Baje kwiyerekana hari ko basirimutse. Maze abakobwa rero bo muri aho batazifite bigaga irwaza. Nabo mu Kivuruga batangiye kuzambara. Maze tukabirukaho tukabazamura harya gukabuka. Igenda mwanda yamwe zo mu Kivuruga. Ubwo wagiye nta rukweto rwakoza mu biro. Ntarwo ibitare byari bikwikiye amaguru bigezemo. Ibindi bigezemo. Iyo bitubikira ubu ntituba turi kubitsapa. Iyo bitubikira ubu ntituba turi kubitsapa ku maboko. N'ibindi byuma.
byitwaga ngo kibyo ibyo mu nkokora ibitare byo mu nkokora si ibitare byabaga bimeze ute ni nka ga birimo n'amasaro oya ni nk'ibikomo n'ibikoma babaga bicuza mu mirire nagezeyo ntabona bimaranye kabiri nabikuyemo mbiha amabukwe ibindi mbiha nyirabukwe wabo niko mbabona aba aribo babyambara nta kintu nambaye kuko ntigeze no n'urunigi naruhaye mabukwe ntabwo nigeze kwambara urunigi ngiri n'umukobwa sinigeze kwambara urunigi rwo mu izosi nambaraga akadari gusa urunigi rwari rusobanura iki kera se buriya urunigi rwari rusobanura iki rwari rusobanura urw'abageni bakajya gushaka zose ntibaziguraga n'izo mu mutwe wasangaga nazitamijemo no cyakora zo nazitaye nyuma maze kubyara uwo mwana wa mbere wapfuye n'uwa kabiri atamuka amaherena mwambara urwo runigi rwo mu izosi rwajanaga n'ibyo bitari batwambikaga barabiguraga nibo babiguraga n'izo nigi zo mu mutwe ibyo byitaga imibera imibera mu matwi si ho mwashiraga hirya ku matwi ntabyo izo nigi nizo zabaga hano zikagera umwe ukazitameza izisa gutya ukazishyira hagati y'iz'imyeru harya ubwo amasunzu babaga bogoshemo hagati bagiraga gutya bogosha hagati mu mutwe gutya bikagondora hano iri ngiri rikagira hano ahangaha hakanyuramo akagenda harimo inzira kageza nuko hagati hagasigara n'ahangaha bagahashyira akandi kadomo ukajya urasokoza amasunzu ubwerekeje gutya ubusa buri wese ntawe batabyogoshaga bose abakobwa bicagiye bose none abagore babakuragaho amasunzu nyine ntibongere kuyasubizaho bakagira imitsatsi kukaba nk'uko batwogoshaho naho abasore hari ngo bogoshaga ntuzi abasore bagiraga nabo amasunzu ntabwo nabonye babogoshaga za pesheni za pashoni pesheni ni ku ruhande kugira uzi ntari namenye ubwenge ngo abagabo nibo bari bafite amasunzu musinga amaze gupfa bayakuraho ntibongera kugira amasunzu na papa nabonaga ayafite ariko ndi umwana mu ntuye yagiraga umusatsi muremure wirabura ariko yapfuye nta ruva ameze none si uko nta mutahuraga n'abahungu mwajaga guherekeza ntabwo bihishaga bavuganaga n'abahungu bahuye nabo barabahungaga bakajya kwihisha nyamara n'abahungu ba kera baritondaga nabo bajaga kwihisha uburya ntubihishaga ariko rero ntubaganizaga abakobwa jewe ko najaga no gutaha ubukwe ari uko njanye na papa abandi ntabwo bajagayo ntabwo byari bishoboka ko mwahurira n'abahungu se mu bukwe nawe mu ubwo bukwe se nta bahungu babagamo mugahuriramo nyine batahaga ubwo bukwe ariko nta mukobwa waganiraga n'umuhungu mu bukwe ubukwe bwaratahaga bakagenda barabagize ugaze wamurebye wabaga wamuvugishije se yakuvugisha umukobwa se yaba atamuvugisha akamuvugisha si ko mwambaraga uruhu hasi hejuru habaga hariho iki hejuru habaga hariho iki ko mwarwambaraga hasi bahagatiraga kandi gaho none ufite amabere
none barayabonaga ubwo si kuki batababonaga itako kandi itako ryarasigaraga ryana ntabwo nambaye uruhu rwo kwifubika ndi umwana nkagenda n'ubu hagati yabuze ndarubi ndabizi abantu mahano nkagenda ndu hagati niho papa kandi biguma yifubikaga barugihagatiraga gusa ariko ntumurabukwe amabere uruhu rwaba rutabakwiye ngo ruzimiranye itako bakabaho uturunga tw'ibihura bakadukura nk'umu bakatumanura tukageza umu ari gupfundika hano ingobeko bazitaga ingobeko bazitaga ingobeko none ko bambara pasura mukabase bambara pasura mukabaseka kandi namwe byarabaga bisate nisi ko ariko umwambaro gwari guhari ni kimwe n'ubu suko bisaturira ubwenda se ubu ngubu uruhu rwo niko rwari rumeze ikintu tukagira usya kasoka gishiranga ariko kakakubera uneseka ni nk'iyihe nama wagira nk'abantu wenda wabagira inama ubu ngubu si bakakwemerera nyine wenda ukurikije wenda nk'ukuntu wabayeho igishimisha umuntu mu buzima n'ikibabaza umuntu mu buzima niyihe nama wagira umuntu mu kubaho nyine ukuntu yabaho neza kubaho neza ni nk'uwagusubiza muri ibyo bihe bya kera nk'iki wakora utakoze ibyo bintu bya kera ubu ngubu rero ntiwabwira umukobwa w'ubu ngo aje arabyuka kare ababyeyi basangiye yarangije gutegura ku mbuga ibyo byari ibya mbere ngo yibwirize kuja kuvoma twabonye imigezi mu rugo iyo nta kibazo ariko agakondora akabyuka kare ati sindabyuka nyuma y'ababyeyi icyo gihe byari bibi ntabo buba ingoma yoraga irasimburana n'indi ntabo babikora ngo babishobore 11:00 umukobwa yabaga avuye ku mugezi uwo nurabaho ikirago wageze ku masigwe go kubaho ikirago abaraja guhinga bakabyuka bari gukondora bari kukukana amase babirangiza bakagura amasuka bakaja guhinga ese abo babishobora ingoma ijaga irahindura indi ntabishobora n'ubunyanda ariko n'ubu hariho abakobwa bazinduka cyane nese bariya bajaga mu misa ya mbere bakigenda ariko si ingoma ihinduraga indi ariko abangaba bacu bakuze barakurikije ibyacu n'ubundi abangaba twajaga turabyuka tugasanga bakwiyimirayo bari bakondoye abandi bagiye ku mugezi kuko nta migezi twari dufite mu ngo twahaguruka tugasanga byose babitunganyije ariko ubu ngubu ntaho babikora kuko ibyo ubu ngubu ndi kureba nta mukobwa wanjye wigeze kubikora nasanze abakobwa banje bakoraga ibyo twakoraga none ubu ngubu nawe wabwira uramubwira turandutse kaniryamire none ubwo wongeraho iki ntibahindura imitima noneho bongere gusubira ku bakera bataje baririrwa baryamye ngo bagere 6:00 none seka ubona kera uko mwabagaho wagusubiza ni nk'iki wakora utakoze ni nk'iki wakora utakoze wagusubiza nka kera ni iki wakora utakoze nongera gukurikiza uwo mugambi wa kera
ibyo ntabifata kuko n'ubu ngubu si uri kureba ko narwaye ariko ntawe naryama ngo ngeze igihe abakobwa bino babyukiraga birananira kabyuka kare nkaza kuyicarira ahangaha ngo nkaja mu misa nk'ubu mba narembye ndazaga nkiyicarira ahangaha bakabyuka saa sita neza ibyo ntawe nabishobora nasubira ku kakera jewe nabonaga ariko binyoroheye ari byiza muvuga ngo ubuzima bwa kera nibwo bwiza kurusha ubw'ubu ngubu bwari bwiza bwari bwiza none icyiza kiriho ubu kitariho kera ni ikihe icyiza kiriho ubu kitabagaho kera mu bintu byose icyiza gihari kitabagaho kera ni imyenda y'amajambere none ko twe ari amajambere y'ibyo bihu naho mu mirire twatyaga ibiryo bitetse tukagerekaho ibijumba twaba tutageretseho ibijumba bagateka ibishimbo bimwe binini bagakora iyo mitsima y'ingano tukarya bakazana amata abanywa amata bakanywa amata abarya ibishimbo n'imitsima bakarya rero iwacu ari bameze nk'isoko we none rero ndavuga ibyabo none imirire y'ubu niyo icyo gihe myiza yari iya mbere niyo yari ifite ibiryo bikomeye ubu si twari tuzi kurya ibiryo biragijemo imboga ariko n'imboga mwaraziryaga twaraziryaga ariko tukazirya tuzishaka mukaziteka isogo n'imbwija mukaziteka isogo tukazigereka ku bishimbo imbwija nizo batekaga mu ntuza bashuhije nk'ibiryo bakazitekamo bakashyiramo akuko bakavanga ubwo rero bakarisha ibijumba uko nabibonaga nibyo nabonaga komereze nimumaze kubyara abana babyaye bande ufite abuzukuru bangahe ntabwo bazi ka bwiki uzi abuzukuru ufite abuzukuru aho mbazi abuzukuru zane bari 10 na bangahe ndabazi aho mbazi ndabona n'abashyira ku murongo narababwiye ngo babandike nabo barananira ariko hari ubu ngeze nko muri 15 ubuzukuruza simfite n'umuzukuruza w'inkomizi twawundi wakwabedeta ndabafite da rora nta kindi uramubaza uhuye na Bikira Mariya wamubwira iki uhuye na Bikira Mariya wamubwira iki namubwira kugira ngo arinde abana be abasabire kuri Nyagasani Yesu kandi mwese ndabasabiraga kuri gihe nta mwana ndasabira kuye nararanda turaranaga niwe wumvaga abana nsabiraga nkweretse twagira nkweretse jide nkweretse ruranda nkweretse bose ntawe narora gusabira abana banje winjiye mu muryango w'abanyamutima gihe ki winjiye mu muryango w'abanyamutima gihe ki maze kubatizwa muri 55 55 nduwagiye ngo mu banyamutima wagiyeyo nagize ngo wagiye mushaje namaze kubatizwa ninjira mu banyamutima nasezeranye igihe nasezeranye mu basezeranye mbere irwaza hasezeranye abandi simufite ifishi byanditseho simufite ifishi byanditseho igihe mwasezeranye riri ku kiliziya haraguriye riri hano hari
ubwo abantu basezeranye ba mbere mu Rwanda nimwe mwasezeranyemo abasezeranye ba mbere mu Rwanda ni mwebwe mwasezeranyemo oya we abasezeranye muri paruwasi ya Rwaza paruwasi wa Rwaza hasezeranye njewe nasezeranye twasezeranye nduwa kabiri turuva kabiri dukurikira abo ba mbere twe twasezeranye mu ba mbere nyine twe twitwa ba mbere batangiye gusezerana ako muri leta wajyaga basezeranye kera ifishi yanje iri kukubaza muri leta ngo kera barabasezeranye mu mategeko kuja mu rukiko none sinagiyemo se jewe nagiyemo mbere yuko baguheka mbere yuko uja gusezeranirwa zawo bagiye mu mategeko ngiye gusezeranira muri Kabenga ntinya no kuvuga izina ryanje ndigutitira pagararanya n'icyo kigabo abanyarukiko batari uyu mukobwa kwangana n'uyu hariho n'indazwa hariho mubyara wanje twarasezeraniye rimwe ako gakobwa ke kari karashaje ati njyewe ndi nyiragasigwa da ntabyo ndenda guhora jewe musaza wanje nawe waje kuvuga izina ryanjye ati uyu mukobwa ko ari inkumi kwangana ko turi kurebarisha n'umugabo we kuki ari gutinya kuvuga hatitira ntaje kuvuga ururimi rugatitira rugatengurwa none biriya bavugaga kera ntabwo biriya bavuga ubu ngubu kera ntabwo babivugaga abo bamanikaga akaboko bari kurahira oya kwari kuvuga izina gusa bakandika nibyo nabonye nta n'ibindi nabonye ntacana agasiki nijoro bwije ari nijoro muri mu nzu nijoro tukiri abakobwa kugira ngo habure umuri nijoro n'ibibingo bakagikaza amaziko maze bagakongeza bakagera bazi twageze aho ngaho ariko tuburaza ahantu hose kariya matado wago dukombe tugashyiramo peteroli ubwo ngeze iriya mu Kiburwa niho twari dufite itara cy'ikirahure mwarikuye mu Bugande barara mwarikuye mu Bugande muri Mbarara oya twarayo hariya mu Kiburwa se ntigari garimo Bugande bayacuruza abahinde bari barimo hariya mu Kiburwa hari abahinde hari abahinde hari abahinde bankundaga we uriya mugabo siwe yakoreraga se namukubyara verani kasi bambaye za Kigoma imyenda arankundaga cyane bakamba amafu y'ifarini barampembye bampa ibitambaro bya Kigoma byo kujya ndamusigatirira n'umwenda ko kujya ndamutwikira wa Kigoma kuko abo ngabo bari kubatwikira intuzi ngaho dusengere turangize iyi video dusengere turangize iyi video wiki dusengere turangize iyi video hari ikibazo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Data wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshe ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uraje dusabira turi abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nyagasani Mana yanje, urebe abana bawe aho bari hose, ubabeho bahangararire, urebe Wodira uri kwiga igihe cyo kuja
gutangira gukora ikizamini muzamuhagarareho mubyeyi Bikira Mariya, uhangararire n'umwana wawe icyo azaja kwibagirwa ari wowe ugisubiza. Nkweretse na bagenzi be bari kumwe, ntaho ndobanuye, bose uzabahangararire. Mubyeyi, urareba ko abana bawe bose bameze, urebe n'abana bawe basabye imbabazi bafunzwe, maze uzabacire ingoyi yabaziritse ubabohore, maze abatari basaba imbabazi nabo bazazisabe, nabo uzababohore. Iri tora Nyagasani rikweretse rigende neza, ritaza kuzavamo imvururu, ari weho ukomeza kutubera urumuri. Roho Mutagatifu akomeza ayobore abo batowe, habaho umutima wo kugira ngo bamenye ikiremwa muntu. Ibyo ndabikweretse Nyagasani Yesu. Abuzukuruza bose aho bari hose, hariho n'abo ndazi ntari nabona, abo bose ndabasabira. Ubyumve mubyeyi Bikira Mariya, ukomeze ubane n'umwana wawe. Icyo mbabwiye muje mucumva kandi ndabizi, mumva kubizera, uzabizera igihe cyose mubyeyi. Mariya utarasama mu cyaha, uje dusabira twese abaguhungiye. Mariya utarasama mu cyaha, uje dusabira twese abaguhungiye. Mariya utarasama mu cyaha, uje dusabira twese abaguhungiyeho. Yesu ugira umutima utuje kandi ukorosha, imitima yacu igire nk'uwawe. Yesu ugira umutima utuje kandi ukorosha, imitima yacu igire nk'uwawe. Yesu ugira umutima utuje kandi ukorosha, imitima yacu igire nk'uwawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Si byose